reka nongere nkwifuriza ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiye muri aka kanya. Nizere ko aho uri hose ukomeje kugenda umererwa neza, ariko kandi kuri wowe utamerewe neza uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko ejo ibintu biba bigomba guhinduka. Tugarutse rero mu makuru n'amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe mu bana nanjye Wizpazo. Reka rero twerekeze hariya Rubavu ahabereye imirwano idasanzwe, imvururu, imirwano idasanzwe yabaye hagati y'aba abahanzi bacu, harimo Jay-Z, harimo Bulldog, harimo ndetse na Bushali. Aho rero abafana bateje akaduruvayi kuri aba bahanzi ndetse bikaza kuvamo imirwano, ndetse rero byari bidasanzwe kuri uwo munsi. Ni nyuma y'uko rero bavuye mu gitaramo cya iwacu MTN Iwacu Festival cyari cyabereye Rubavu, ndetse bakaza gufata umwanya wo kuvuga ngo reka basohoke nabo bagiye gutemberera impande n'impande barebe uburyo ibintu biyifashe ndetse barye ubuzima. Ndiko rero kujya ahantu hari akabyiniro bise ku inyanja rero ni akabyiniro kahari Rubavu, ndetse rero baza kuhurirayo n'abafana bashatse kubasagarira, ndetse babiza kuvamo imirwano, imvururu y'imirwano idasanzwe. Turaza kandi kujya kuri indi nkuru witwa Ismail Mwanafunzi, umwe rero mu banyamakuru mu Rwanda rufite beza. Munsi yahuye n'ikibazo gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu itangazamakuru, bakomeje kugenda babitangaza. YouTube channel yasibwe. Ese nihe mpamvu YouTube channel yasibwe? Ibi byose turaza kuba tubigarukaho muri aya makuru. Ni mu gihe kandi ibi byose ntahandi ushobora kubisanga ni hano kubivugwa trends. Nimba utarakanda subscribe nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana makuru agiye atandukanye y'imyidagaduro. Reka rero tuhite twanzika dudatinze cyane n'imirwano yabereye mu kabyiniro k'i Rubavu, ndetse abafana b'aba bahanzi harimo Jay-Z, Bulldog ndetse na Bushido rero bari bamaze gutaramira abanyarwanda ba Rubavu, ndetse babataramiye mu kiswe MTN Iwacu Festival. Iyi festival itegurwa na MTN. Rero ibi ngibi byaje kurangira bamaze gutaramira abo banyarwanda ndetse n'abafana bo muri rusange, berekeza kujya gutembera. Batembere rero basanga abafana babategeye ngo ku muryango bagiye gusohoka, niko rero babonye ariko ngaba abafana bari banyweye akantu batameze neza, wabonaga rero baje babasatira, biza kuvamo rero imirwano idasanzwe. Aho rero wabonaga ko imirwano yari ikomeye, ngira ngo ku mashusho muri kureba uburyo ibintu byari byifashe aho ngaho. Ni mu gihe kandi uwitwa Israel Mwanafunzi yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. YouTube channel yarasibwe, benshi bakaba bavuga ngo hari amakosa yaba yarakoreye YouTube cyangwa se amakosa yaba yarakoze, ndetse YouTube ikaza gufata umwanzuro wo kurimuvinga YouTube ye kuri chaîne cyangwa se kuri chaîne ku murongo mugari wa YouTube tukunze gukurikirana n'amashene agiye atandukanye. Nibyo ngibyo rero byawe ku Israel Mwanafunzi, ariko ibi ngibi ni ibibaho, n'ibikomeje kugenda biba no ku bandi bagiye batandukanye, ariko kandi hari n'igihe ishobora no kugarurwa. Ibyo byaterwa n'uburyo rero wabyitwayemo. Reka rero nkushimire cyane, yari breaking news twabagezagaho. Mukomeze mugire ibihe byiza, bane n'Imana.